Ikihe kintu wabonyemo kidasanzwe ugereranije n'ahandi hantu wari uzi? Murakoze. Nkigera muri kaminuza ikintu nabonye kidasanzwe ugereranyije n'ahandi hantu nari nzi, ni imibereho nyine, n'ukuntu nyine abantu nyine baba bameze, imibereho, isuku. Dusana imitima y'abantu, tuganira n'ubyifuza, tugashyira ukuri ahagaragara, tukita ku mpano yawe, tukaguhuza n'abafana, inshuti ndetse n'abavandimwe bawe. Ni buri wikendi hamwe nanjye BYT, binyuze mu kiganiro turi ku isi mu kuri kose vibes. Cyane mu kanya araje ababwire noneho byinshi bitandukanye kuri aya mazina, njye numvisha amazina adasanzwe kabisa. Rero ndagira ngo nkubwire ko jasi tugomba guhera ku kibazo cya mbere cy'amatsiko kugira ngo ube wanatsindira iki gihembo cya mbere hano kuri turi ku isi TV. Uriteguye? Nditeguye meze neza. Ikibazo cya mbere cy'amatsiko ndakubaza ngo ese muri rusange abantu turi he, cyangwa se abantu muri rusange ubu dutuye hehe? Okay, murakoze. Nk'uko mumbajije ikibazo hejuru, ntekereza ko aka kanya turi hano, ndatekereza dutuye i Huye. Ati dutuye i Huye rwose, ariko si ubu rwose yarangije gutakaza ibihembo kuko iki kibazo ntabwo abantu muri rusange, ntabwo twese dutuye i Huye rwose, sinzi murumva ni dande, ahubwo abantu dutuye ku isi muri rusange. Icyo cyari cyo gisubizo, murumva ko rero ntabwo asubije neza, gusa yakoze cyane kugerageza. Murakoze. Rero ndagira ngo wenda ubashe kongera ijwi kugira ngo n'abadukurikiye batwumve cyane. Ahangaha twakira impano zitandukanye, tuganira n'ababishaka, noneho tugashyira ukuri ahagaragara mu kiganiro. Ikindi kintu dukora, tuguhuza n'abafana, inshuti ndetse n'abavandimwe bawe muri rusange. Ibyo bintu byumvishe ute? Okay, murakoze. Numva ikiganiro cyanyu gifite intego nziza, kumenyekanisha ibikorwa by'abantu. Numva ari byiza bihuza abantu bakamenyana, n'abatari baherutse kukubona bakakubona, ndetse n'abatari bazi ibikorwa byawe bigatuma babimenya. Kabisa tu. Noneho reka twitangire twiganirira, noneho part 1 reka dutangire tuganira, nyuma yaho gato turaza twerekeze no muri part y'impano afite cyangwa byinshi yabateguriye. Rero gahunda duhera ku kibazo cya mbere, kuko mu kiganiro ni ukuganira ku tuntu dutandukanye, ku bibazo bitandukanye ubisubiza mu buryo buri short. Uriteguye? Nditeguye. Ikibazo cya mbere ndakubaza hano, ese muri ubu buzima uramutse ufite nk'umukobwa muri relationship, ni ikihe kintu ushobora kumukorera utakorera undi mukobwa muziranye mu buzima busanzwe mutari muri relationship? Murakoze. Icyo kibazo kirakomeye, ariko ndagerageza kugisubiza. Okay, ikintu kidasanzwe nshobora kuba nakorera umukobwa turi muri relationship ntakorera abandi, okay, ntekereza ko ni ukumuha umwanya. Urumva, umuntu ukunda, umuha umwanya aho waba uri hose n'ibyo waba urimo byose, wibuka ko ugomba kuvugisha umukunzi wawe. Ndumva icyo ari cyo gisubizo. Urakoze cyane. Ikindi kibazo cya kabiri, ese muri ubu buzima bwo muri isi, ni ikihe kintu cyaba cyarakubabaje kuva kera kugeza na n'ubu ukaba wumva utazigera ukibagirwa? Ikintu gishobora kuba cyarambabaje kuva kera kugeza na n'ubu ngubu, kuba ntakibagirwa. Okay, umuntu mu buzima aba yaranyuze mu bintu byinshi bitandukanye, ariko ntekereza ko ikintu cyambabaje mu buzima kuva kera kugeza na n'ubu, wenda ni ukuba narabuze umubyeyi wambyaraga, papa wanjye wambyaye.
Oh, sorry, sorry, sorry rwose bibaho cyane. Kandi muri ubu buzima bisaba kubyihanganira cyane. Murumva ko aba ari kesi itoroshe kuyakira, ariko rwose umuhungu wacu twamubwira ngo be sorry kabisa, muri ubu buzima bibaho kandi akomeze kwihangana. Ikibazo twasorezaho cya gatatu, ni ikibazo nabaza n'abantu benshi baba bagifitiye n'amatsiko, wenda sinzi, baraza kutwandikira muri komenti. Mbese watubwiye ko wiga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Ese ukigera muri kaminuza ya Huye, ni ikihe kintu wabonyemo kidasanzwe ugereranije n'ahandi hantu wari uzi? Murakoze. Nkigera muri kaminuza ikintu nabonye kidasanzwe ugereranyije n'ahandi hantu nari nzi, ni imibereho nyine, n'ukuntu nyine abantu nyine baba bameze, imibereho, isuku, mbese muri rusange nabonye ari ahantu heza hatandukanye n'ahandi hantu nari nzi. Kabisa, turagushimiye cyane ku bwitange bwawe bwo gusubiza ibibazo kandi neza. Reka tugere kuri sepu ya talent show, aho muri iki kiganiro tugeraho tukagera kuri next step yo kuba twagaragaza impano mu gihe twakiriye umutumirwa ufite impano. Ariko njyewe nyumva uburyo yivuze amazina, nahise ngira amatsiko, nahise numva ari amazina rwose atari ibintu bipfuye kubaho, ahubwo reka nze wenda twumve niba hari ikintu kibyishe inyuma. Ese ari amazina byaba ari gutyo gusa? Oya, amazina nk'uko natangiye mbivuga, amazina asanzwe yanjye niswe n'ababyeyi, nitwa Nshimiyimana Christophe, ariko ubu kazina ka Lucian Mendeleve Dr Silva ni akazina nakoreshaga nyine nkiga muri segonderi, nari umunyamakuru w'ikigo cyacu, nyine kari akazina k'umwuga w'itangazamakuru. Kabisa kabisa tu. Rero umujeni njye nkimubona kabisa n'uburyo yaje ameze muri studio rwose, ni ibintu bya danje. Umujeni waje ameze neza cyane, yambaye nk'abanyamakuru rwose, ahubwo barenze no kuba ari abanyamakuru, kuko ameze neza kandi cyane. Wenda kameramani naza kutwereka neza, araza kuzamura neza, mumubone neza.